ikintu nakoze nanjye rero narebye nkabona nta undi burisha intoki kandi nabwo bari bwanjye kunjya kuko n'ubundi nananishiye n'ubundi sibyo nafashe ya rusha yanjye n'ubundi aba ariyo nkoresha ikintu cyabatunguye ni ikintu kimwe ni ukuntu babonye rusha yose uri kwinjira mu kanwa kanjye ikajyamo se yose ikajyamo bana. Yes, what's popping Kigali Rwanda, nizere ko umeze neza cyane, natwe turashima Imana. Iyo ubonye waramutse neza uba ugomba gushima Imana, kandi nkomeze mwifurize n'ibihe byiza wowe uherereye mu mpande enye z'igihugu ndetse no hanze yacyo. Uyu munsi tukaba twakiriye umutumirwa, akaba ari n'umukomediyani. Yes, uratangira utwibwira, tubwire amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Zaidi Nshimiyimana. Turi abasilamu. Ayo nkoresha kuri social media ni Ryan Ruku. Ryan Ruku. Ushobora kujya kuri Facebook, Instagram, YouTube n'andi ma platform bakakubona kuri iryo zina. Ayo wajyaho zose ugashyira n'iryo zina niryo usa naho. Utangira kwinjira muri uyu mwuga cyangwa se muri uyu mwuga wo gusetsa, wabitangiye nko mu mwaka wa kangahe? Nabitangiye muri Covid. Muri Covid. Cyagiye abantu bose bari busy ku matelefone. Ndi guma mu rugo yabaye umva ikibazo kabisa. Icyo gihe rero nicyo gihe natangiye umwuga nkajya nyine mbikora nkabona ni ibintu biri kuvamo fresh. Ndangije nabwo nafunguye aka YouTube channel ndagakora nyine nkajya ashyiraho utuntu nkabona abantu barimo baratureba cyane nako nyine bya bintu bifite umurongo. Yego. Bigeraho abajura ntibabura nyine baje kugatwara, sinzi icyo bayihoye wenda niba barayifunze, gusa naje kuyibura iyo channel. No ndakomeza nyine abaja bakajya bambaza impamvu nyine ntagisora utuntu tumwe na tumwe. Bigeraho rero nanjye nkomeza nyine kubona ko ari ikibazo koko kuba mfite ibintu nakagombye gushyira hanze ariko nkabura aho mbishyira. Nta platform ufite. Hanyuma nibwo naje gufungura kandi gaca no muri 2023 ariko kayitwa Ryan Ruku. Mbere ntabwo nitwaga Ryan Ruku, nani sinzi ikizira narashyizeho. None se ujya kwinjira mu bukomedi, ese waba ufite umuntu bikomoraho muri famiye cyangwa se ni inshuti yawe yatumye? Muri make ni iki cyatumye wumva ukunze ibyo bintu? Nta muntu muri famiye mfite mbikomoraho, nta n'inshuti mfite pe, ahubwo nuko ari ibintu numva nankunze cyane nabyisangamo. Nkavuga ati rero nanjye naba impamvu yuko abandi bazareberaho bakavuga ati natwe impano zacu reka tuzigaragaze. Ahubwo bo bandebereho. Bakurebereho. None se buriya nko mu ruganda rw'imyidagaduro, urugero nko muri kariyeri yawe, abantu bagutanze cyangwa se bakora bazwi ku rwego rw'igihugu, wowe ubwawe ubona nk'icyitegererezo kuri wowe ni bande? Papa Sava ndamwemera cyane. Naba Kanyombya narabarebaga cyane ndetse n'amakunda, ariko ubu muri iyi generation turimo usanga ari ba kiramani bariho nyine tuba bari kuduhereza ibintu ukabona afite umurongo fresh. Okay. Mu buzima busanzwe ukora iki kugira ngo ubeho? Mu buzima busanzwe ni ukwaguhiga ya mitigito umuntu abahoramo y'abasore. Mbona job ahangaha hariho ngana nkafata, nakabona arangajyanayo nkafata gutyo tu. Okay. None se mu buzima busanzwe iyo wicaye ni nk'akahe kantu wakoze nawe ubwawe ujya uvuga ngo ibi ngibi, iyi joke nakoze ari igihe nanjye ubwanjye njya nyireba nkumva nanjye ndasetse? Akantu k'akajoke k'aka video nigeze gukora umunsi ntangira biriya biboro, nakoraga utuntu
tutajyanye tu sibyo. No umunsi umwe nza kubona akantu k'agafanizi kuri YouTube, mbona ukuntu tuba tumeze, mbona n'utuntu tunejeje cyane. Noneho ndangiye nibwo nafashe avuga ati rero biriya bintu nanjye nshobora kuba nabishobora. Ndangije ndatinyuka ndavuga ati reka mfate fone yanjye ndazi ko ifotora none waba ariyo nkoresha ndebe. Umunsi nakoze akavideo kanjye ndyamye, mbese isake irimo kubika, nkayicecekesha nkabibwira ngo jya gusakuriza hanze ndiryamye. Iyo video niyo myirebye ndavuga ati kabisa ewana kabati yankoreye umuti. Nubwo itahitinze cyane ngo iregere kure, ariko niyo mbona ko nakoze nkabona koko bya bintu birimo fresh. Ubwo ni ukuvuga ngo uwagushaka yajya kuri YouTube akandikamo amazina yawe, watubwiye Ryan? Ugiye kuri TikTok wakwandikaho Ryan Ruko TV. Ugiye kunoza kuri YouTube naho wakwandikaho Ryan Ruko TV. Ugiye kunoza kuri X Twitter naho wakwandika Ryan Ruko TV. Nani ngiye uza n'ubundi. No kuri IG Ryan Ruko TV ni nyange uza tu. Wenda kuri Facebook iyo wanditse Ryan Ruko TV haza benshi. Amazina nkoresha ni Zaidi Rwanda. Zaidi Rwanda. None se Ryan Ruko cyangwa se Zaidi Rwanda, ni turashaka nk'abantu bari kutureba hariya, nk'umuntu w'umukomedi, nta gake wadushiriraho, nkiyihe jokes washiraho ku buryo n'udukurikiye nawe yakwihera ijisho? Hari akantu k'akavideo nigeze gukora kavuga ku bintu bijyanye n'amatangazo areba abakobwa. Nta kibazo kadushirira. Itangazo rireba abakobwa. Niba uri umukobwa ukaba urambiwe inkondo z'iki gihe zirimo kubeshyanya cyane, birirwa bagufera, ukaba ushaka umusore muzakundana mukabana akaramata, nta buryajya burimo, nta no kubeshyanya birimo, nanyandikire inbox mwisabira ikiyede nka byakomeye. Wararebye usanga ushobora kubyisabira ikiyede? Naje gusanga n'ubundi ibyo bintu byose n'ubundi ari gukwepa nibyo turimo. Uzagusanga n'ubundi amafaranga arabuze, kandi kugira ngo ibyo uyigereho bisaba ko ufite amafaranga. Nagira ako kazi nyine mbona amafaranga mbone mbigemo fresh. Alright. Ni byiza cyane. Niba ushobora kuba wadukubita iyindi jokes, nta kibazo, ubundi tugakomeza. Indi jokes? Si ngombwa ngo narebe ku byo wakoze, n'ubu ngubu ushobora kugahemba nk'umuntu w'umwarikiste. Burya abakomedi ni abantu baba bazi utuntu, ni abahimbyi muri rusange. Yanjye kukubwira akantu kigeze kubaho ubwo nari muri class, sibyo ninkiri ku ishuri. Twa turi ku ishuri, igihe cyo kurya kigeze, noneho turagenda tujya kurya. Icyo kigo naho ndi bukivuge ntabwo ari ngombwa ko mbivuga, sibyo. Ubwo twatugeze ahandi turira, urabuze tuba turiye mu tutudishi nyandi, usanga abantu nk'icumi bahuriye ku kantu k'akabase kamwe. Ndabyumva. Waba ufite isahani ukaba ari amahirwe. Uwo munsi rero nagiye nta n'isahani nifite. Noneho masanga bazanye ikintu cy'ikirushe nyine byo kwaruza. Baba bari kuvuga ntabwo turi burishe amafoke gusa, abajama twaba turi busangire. Ikintu nakoze nanjye rero narebye nkabona nta undi burishe intoki, kandi nabwo bari bwanjye kunjye kuko n'ubundi nanishyuye n'ubundi, sibyo. Nafashe ya rushe yanjye n'ubundi aba ariyo nkoresha. Ikintu cyabatunguye ni ikintu kimwe, ni ukuntu babonye rushe yose uri kwinjira mu kanwa kanjye. Ikajyamo se? Yose ikajyamo bana. Ngayifata yose igashyira mu kanwa, narangiza ngasohora agashyira mu ntuza. Aho ngo baje gushiduka bya biryo mbimaze, barimo barareba kuntu ndimo nayitamira byabacanze. Ako kantu gasa naho kari kanasekeje n'ubundi. Kari gasekeje byadanze, kuko nyine barabonye babona nabuze ikiyiko, babona nabuze ifoke. Ndavuga ati ibyo ntabwo nabihomba abantu. Fata ya rushe, ndavuga ati iyi ngiyi niyo ndi bukoreshe ndi gupuriza ibiryo byanjye. Naho icyo gihe naho nubwo
ntabwo twigeze tuwushyira ku masahani. Mbese twaririye muri utwo tubasi. Nibwo rero nahise mfata icyo kiboro, yari kawunga mani, ntabwo nanyikunda, ariko nanjye kubera uburyo bandebaga byatumye nyirangiza yose ndayibara. Niki wabwira sosiyete muri iyi minsi itariyumvamo ikintu kijyanye na komedi, ababireba bakabona nyine biraho, ntabwo ishobora kugabura cyangwa se bakabibona nko kuba umuntu ari uguta umwanya? Oya, ntabwo ari uguta umwanya. Wenda ababireba gutyo bakabona ko ari uguta umwanya, baba bibeshya cyane, kuko nta kintu kitagiraho kikuvana. Bo icyo bagombye gukora ahubwo, niba wenda hari uhari yumvamo iyo mpano yo kuba nawe yabikora, nashyire mu mateka, njye nawe namuca intege, kubera ko buri kintu cyose cyakubyarira umusaruro, cyane ko natwe ari byo tuba tubona ko bifite umusaruro biduhereza. Sawa, turagushimiye cyane, kandi ubutaha nitugukenera ndizera ko tuzakubona. Nta kibazo, igihe cyose mba mpari, mwongeye nari mwambwira nta kibazo. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Kamushimire wowe wakomeje kubana natwe dutangira kugeza kuri uyu munota, wowe wakunze ibiganiro byacu ndetse n'umutumirwa twatumiye, twandikire muri commentaire ubutaha azagaruke noneho ari mu sura y'akazi. Dukomeze tukwifurize ibihe byiza, unakora subscribe kuri channel yacu. Thanks.